hari abakobwa yakingiraniye uduhungu twari twarubyogo tutari kugira icyo tubamarira. Irareba ataka gahungu kazansariza umwana ku gasozi, kamwirukanza toragura amashashi, ishyiraho urugi. Ati Yesu we, ati katakinyandikira, katakimvugisha, ye aro kutakimpamagara. Akanamuboroka ati yo, ati ndiyahura. Uriyahurira iki? Inyuma y'urubyogo hari umuhungu muzima. Za kuri rubyogo yewe. Ase wowe wirukanga ku bantu bameze nkaho za rubyogo. Vaha. Bikubita imbere y'ibirenge byawe bamenye yuko nagukunze kuko witondeye ijambo ryanjye. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ubu buhanuzi bwuzuye nona. Ubu buhanuzi buruzuye. Ubu mpanuye, ubu nyine dusomya buruzuye. N'ubwawe Imana ishyize urugi rukinguye imbere. Ushobora kuba ariko se bigiye gukinguka. Nukuri reka nkubwire, nutizera ndakwizerera, kuko ibibazo waciyemo bishobora kuba byarakwishe kwizera, ariko ndakwizerera. Reka dusubire mu ijambo rivuga ngo Imana ishyize urugi rukinguye imbere yacu. Abantu batari kubyumva bati pastor twarapfuye. Murazuka uko Yesu niwe kuzuka n'ubugingo. Umuntu naho yapfa niko biri tubwira ngo yizeye azanazuka azongera abeho. Amen. Rero Imana irashaka kugushyirira urugi rukinguye imbere kandi byatangiye. Erega aha niho ndahanurira. Iki cyanditswe nagihawe kandi nagihawe. Imana irashaka gukingura umuryango wawe. Hari umuryango ukinze imbere yawe, Imana irashaka kuwukingura. Kandi yaje kuwukingura. Yaje. Imana yaje kuwukingura. Dufite korali y'abashyitsi yitwa Blessing Worship Team. Yaba yahageze. Aho abahageze bahaguruke. Abahageze kubera ko baje mu gihe gitandukanye, baje bicara uko aho babonye hose, ariko ndagira ngo mubicaze mu mwanya umwe bari hamwe. Icyakora pasiteri bazanye namubonye we nahise mwicaza mu mwanya we. Abandi baje nabo bareba uko bicara ahantu hamwe badatatanye. Mu kanya baradukorera mu nganzo. Reka tubakomere amashyi menshi ko bageze hano. N'abakozi b'Imana nimushake mwicarire hafi aho tibabajyane kure. Aho muguma horata aho hafi aho. Imana ibaha umugisha. Turishimye kandi turanezerewe muri iyi teme Imana yaduhaye yo kuri uyu munsi wa gatatu. Uwa gatatu wo gukingura ahakinze. Wo gukingura ahakinze. Ese hari ahantu hakinze wari ufite? Imana igiye gukingura ahantu hari hakinze. Umuntu wese ufite ahari hakinze none, kanongera mbisubiremo, none Imana irakingura iki? Umuryango. Byakire mu izina rya Yesu. Hari isengesho utazongera gusenga, ahubwo hari ishimwe ugiye gushima ku bwaho Imana ikinguye. Ndagira ngo mbabwire kuri iri jambo gatoya nze gusenga, tuza no gukomeza twakira korali ziririmba tunatanga ubuhanuzi uko Imana buduhaye. Abantu benshi mumaze iminsi muri inyuma y'imiryango ikinze, baba bo turi kumwe hano nabo turi kumwe online kuri Duhumurizanye TV. Nahawe message ivuga ngo Imana igiye gukingura umuryango wari ugize ute? Wari ukinze. Reka mbabwire, ninde muntu ufite ububasha bwo gukinga ibintu?
ni Imana bwa mbere, ubwa kabiri ni Satani. Kuko Satani akora copy paste y'ibyo Imana igikora cyane. Ibintu byose Imana ikora, Satani afite copy paste yo gushaka kubikora. Ariko iyo Imana ibikoze ntibinyeganyezwa. Ariko ibyo Satani akora, abana b'Imana turabinyeganyeza. Iyo Imana ikinze ntiyakingurika, kandi ifunguye ntiyakingika. Ibyo ni byo Imana igikora. Donc Imana ivuze ngo irakinze, nta muntu kuri iyi si wakingura. Kandi ivuze ngo irafunguye, muri iyi si nta muntu wavuga ngo arakinze. Ibyo Satani akora rero babyita kwegekaho. Wowe wareba urugi ukabona ngo rurakinze, reka da, ibyo Satani akora byo nta kinga yegekaho. Rero ibyo Satani yakoze byose dufite ububasha nk'itorero ryo kubivuguruza. Ibyo umwanzi yakoze, ububasha yakoresheje, imbaraga yakoresheje, ubwenge yakoresheje, twe itorero nawe dufite ububasha, dufite autorite iyo kwica no kuburiza iyo migambi y'umwanzi mu izina rya nde. Dore rero icyo Imana yambaye kukubwira, ukuyeho n'ibyo Imana yari yarakinze, ukuyeho n'ibyo umwanzi yakoze, Imana idufitiye imbabazi zo kudukingurira imiryango kugira ngo twongere tumere neza. Nyumva, urwo Imana yakinze igira ukinga kubw'impamvu. Iyo Imana ikinze urugi, irukingira kugira ngo abantu bayishake. Abo yaburanye nabo cyangwa baburanye nayo, ikababwira ati ndakinga kugira ngo nkubone. Hari abo yakingiye kugira ngo ibabone, hari abo yakingiye kugira ngo bongere bayishake, hari abo yakingiye kugira ngo ibigishe, hari abo yakingiye kugira ngo bumve ijwi ryayo, bamenye ubushake bwayo. Iyo ugeze ku rwego waje aho Imana iri ikavugana nawe, irongera ikagukingurira. Imigani ngira ngo ni igice cyaho cya 25 n'umurongo wa 2, hari ijambo rivanga icyubahisha Imana nuko ikinga, ariko abami banezezwa no kubigenzura. Dore icyo bibiri bishatse kuvuga, iyo Imana ikinze imiryango, abantu babaza Imana impamvu zabyo. Iyo Imana igukingiye imiryango, wowe ukwiriye kujya gushaka Imana ukamenya impamvu z'ibyo bintu. Kuko hari impamvu bwite z'Imana ishobora gukinga ibintu. Kanongera mbisubiremo, impamvu bwite z'Imana zituma ikinga ibintu. Iya mbere no kugira ngo itubone, iya kabiri no kugira ngo itubwire gushaka kwayo. Ibindimo iyo itankingira iduka ntabwo nari kuzabizamo. Yakinze iduka Kicukiro, mba nka Yona njya mu izindiro ndayihunga. Hakurya ya Kicukiro habaga abahanuzi bampanurira, Imana iragushaka, Imana iragushaka. Ndareba ntizindiro ntibabayo, ndagenda ndimuka na madamu, twari dusigaranye nka 5,000,000, turiruka tujya zindiro. Tugezeho nsanga y'abandi bavanga Imana iragushaka. Ndavanda ariko abantu n'ikigeragezo we se mbasize Kicukiro mbasanze zindiro. Ntabwo ikibazo ari abantu, ni Imana yanshakaga. Ibonye ko abo bantu ntari kubumvira, ntari no kumva ibyo bahanura, ikinga umuryango waho narindi. Ndebye hirya mbura inzira, ndebye imbere mbura inzira, ndebye inyuma mbura inzira, ndebye ku ruhande mbura inzira. Fata iyo gushaka Imana. Mana urampora iki? Uzaba pasiteri nicyo nshaka. Va mu bufu, va mu kawunga, va mu muceri. Ngaho fata n'imikoro nta biryo birimo, abana bazapfa, nzabatunga n'ingi wabaguhaye. None umugore azambara iki? Nzamuha amabaze, nzamuha imishanana. Ngewe ndi Imana, ndatanga, ntabwo ndi umukene. None Mana ndeke kawunga koko pe ura neza nderekera hati are inzira zahinduye imirishyo caha.
nza ntabishaka ariko ndaza, nza ntabyumva ariko ndaza, none narabyemeye. Amahane yarashize n'intambara zararangiye, narayobotse. Hari igihe rero ikinga ibintu kugira ngo igukingurire undi muryango utaruzi. Mbabaze, ibi murabigereranya no gucuruza akawunga? Ubu umuntu ucuruza akawunga aranduta kandi arwara ikintu akaza yiruka ati ntabara pasiteri we avuye mu kawunga ikintu kimuririyemo cya dayimoni cyamuririye mu kawunga, nkamwirukanira iryo gina agasigara acuruza afite amahoro. Urumva ntarabaye umuganga? Imana yamvanye mu ifu iravuga ati vura imitima, vura abantu, kiza. Ibyo rero nibyo Imana yashakaga. Ubushake bw'Imana rero nicyo mbabwira, bushobora gutuma ikinga ibintu ariko ishaka gukingurira ahandi. Mbwirira mwene so ngaho hantu ubona hakinzwe, hari ahandi Imana igiye gufungura. Hari igihe yanga ko abantu bagukoresha ishaka kugukingurira umuryango wo kwikorera. Kaje ivuga ati ubwo buretwa bwo kwirirwa gusuzugura, baguhimba intica ntikize, bagutuka, bakuzinduye ijoro, bakakuraza andi majoro, sohoka nzagukingurira undi muryango. Wowe ugasigara usakuza ngo Mana ndapfuye ndapfuye, reka da, hirya y'umuryango wikinze haba hari undi ugiye gukinguka. Hirya y'umuryango wikinze haba hari undi muryango ugiye gukinguka. Hari umuntu unyumvisha avuga ngo amena. Va ku kiriyo rero cy'uwari wikinze, Imana igiye gukingura undi muryango. Amen. Hari abandi nabo barira ngo Mana aya niyo mahirwe nari nsigaranye, reka da. Imana igira amahirwe arenza amwe, arenza abiri, arenza atatu, arenza arindwi, arenza 10. Imana ihora iduhoza mu mahirwe. Ayo watakaje haracyarandi, ayo wabuze haracyarandi, ibyo utareba biracyahari, biracyaza vuga ngo biracyaza. Mu Mana biba bikiza, abantu bigiraho bihagararira, ariko Imana yaravuze ngo abo nahetse bakiri mu nda kabaheka bakivuka, imvi zizarinda ziburuyenzi ngibahetse. Imana iduheka turi abana, ikaduheka turi abakobwa, ikaduheka turi abagabo, ikaduheka turi abagore, ikaduheka twabyaye, ikaduheka twuzukuruje, ikaduheka turi abasaza, ikaduheka turi abakecuru. Imvi zizarinda ziburuyenzi ikigize ute ikiduhetse. Iyo Mana rero ni Imana ihora iduha amahirwe. Hari abantu Imana igiye guha amahirwe batarotaga ko babona. Hari abantu Imana igiye guha amahirwe batatekerezaga ko babasha kubona. Uzi uwatekerezaga mu cyaro niwe ugiye gutura i Kigali akaharamira. Wa undi wavuga ngo ngiye mu cyaro niwe ugiye kwicara i Kigali akahatura, akahabwa gakondo, akahubaka inzu, akahashakira, akahabyarira, akahekera. Ninde watera haleluya ngo bumve ko ntacyo bitwaye di? Munyikirize ntimwaje kwifotoza. Yemwe aka gace mufite ikibazo. Nta muntu n'umwe waje kwifotoza, twaje gusenga. Usenga rero wikiriza umuvuga butumwa. Kandi mumbabarire ntabwo nza kuvuga ibyo mwumva gusa, ndanakubwira ibyo utumva, kuko ibyo utekereza ni bigufi pari raporo iby'Imana igutekerezaho. Nshobora kukubwira ibintu utumva, ugomba kubyakira gutyo, kuko imitekerereze yawe igira ihagararira, ariko iyi Imana irakomeza n'imiremire. Cyo gituma rero iyo turimo tuganira ijambo ry'Imana, kingura umutima wumve, kingura amatwi wumve, kingura. Bwana sifiwe. Rero Imana hari ikinga ibintu kubera iyo mpamvu. Amen. Ntabwo mubizi, hari abakobwa yakingiraniye uduhungu twari twarubyogo, tutari kugira icyo tubamarira. Irareba ataka gahungu kazansariza umwana ku gasozi, kamwirukanza toragura amashashi, ishyiraho urugi. Ati Yesu we, ati katakinyandikira, katakimvugisha, ye aro kutakimpamagara, akanamuboroka. Ati yo, ati ndiyahura. Uriyahurira iki? Inyuma ya rubyogo hari umuhungu muzima. Zakurira ubyogo yewe. Ase wowe wirukanga ku bantu bameze nk'abo za rubyogo. Vaho. Ngo nukuri ntakimpamagara. Yaguhamagara gute satari yahishurirwa uriwe?
ngo nukuri ndakinyandikira. Yakwandikira ate atari yamenye uriwe? Inyuma hano mu minsi igiye kuza ugiye guhura n'umuntu usobanutse muzima uzagaciro kawe, utakugora, utakuvuna, ukubebeza, ukubwira ngo bebe yambi nyanya ya mwana mwi enda hano ariko nakubonye ngukeneye, nari ngukeneye di. Urirwa wirukanga ku bantu, nukuri musenga garuke mwihorera agende shikiwe yawe. Niki sundi yaguhaye? Ugira imodoka yaguhaye, ugira igitenge yakwambitse, ugira imyenda yakuguriye mu giporoso nibuze nkingahe? Niki samaze niki? Imana ahubwo ishyiremo n'ikari n'ingufuri ikingura undi muryango uzi. Murabizumva neza? Inyuma y'umuntu haba haru, reka ngasubiremo, inyuma y'umuntu haba haru. Sinsenga ngo abababaje babagarukeho, ndasenga Imana yateguye abantu bazima beza, batekereza neza, bamenya agaciro kanyu, bubaha ubuzima bwanyu, bamenya abo muri bo. Imana ikinguriye iyo miryango baze ku buzima bwanyu. Bakire mu izina rya Yesu. Ninde bakiriye atari haleluya? Imana iguhe abo bantu. Abo bantu turabakeneye bazima, barekonesa ubuzima bwacu, bamenya ko turaba agaciro, bamenya ko uri umuntu muzima. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Niko nka buriya igihe baguteretaga, wari uzi ko inyuma ya turiya duhungu twari ubyogo twose hari umupasiteri nkanjye uzi kuvuga neza, uzi gukunda umugore neza. Buriya twagutesheje umutwe, twagucuritse, twagucuranuye, hari hakenewe ngewe gusa. Yes, nicyo njye cyari gikenewe. Umugabo mujyana mu materaniro, umugabo musohokana mukajyana mu nzu, umugabo musohokana mukajya muri hoteli, umugabo musohokana ukajya ugenda umufasha aha. Iyo uhusha ngewe wari guhuba. Ndagira ngo babwire, buriya Imana izi gutegura. Imana izi gutegura disi. Hari igihungu cyamurambagizaga ngo kiramujyana ngo kigiye kumwereka nyina ngajya kumuha amata yayaroze. Ibaze, ajya abyivugira, ibaze kugira umuhungu mukundana umunsi agiye kukwereka iwabo kwa nyina no kwase, nyina akaba yabiteguye, afata ikirahure cy'amata arakiroga kugira ngo uyayanywe apfe. Abirebye arabimenya, araguranura. Umuhungu agiye kunywa cya kindi nyina araza gikubita hate afutanywa. Harimo kashe naho. Ibaze iyo wirukanga ku bantu nk'abo barubyogo. Subiramo ngo barubyogo. Inyuma ya rubyogo hari mugabo nkanjye uzakwicaza mu materaniro. Okay, nivuzeho kugira ngo mwumve ibyanyu namwe mujye mwumva. Wenda ntavuze ibyanjye ntimwakumva ibyanyu. Amen. Ntiyatekerezaga kazahura n'umugabo uzaba pasiteri ngo amwicaze mu ruhame rw'abantu amuvuge neza. Ukeneye umuntu kuvuga neza, ukeneye uwo muntu. Amen. Murabyakiriye? Akira umuntu kuvuga neza. Hari abandi namwe mwamenyereye kuvugwa nabi, mwakira ibikomere. Abati narabyakiriye nta kundi, turamusengera Imana imukore. Agira ururimi ruzima, ururimi ruvuga neza, ururimi rusize. Abasizwe n'Imana bamenya kuvuga, abasizwe n'Imana bamenya uko bareba, abasizwe n'Imana imvugo zabo zigira sinye. Amen. Ukeneye umuntu muzima. Kandi none ndakora iri sengesho, ndiruka. Imana yashaka kuguhuza n'umuntu n'ibintu, kandi Imana iyoboye abantu n'ibintu. Imana irashaka kuguhuza n'ibintu n'abantu, kandi umuyobozi w'ibintu n'abantu ni iki? Ni Imana. Byumvishe nakomera Imana amashyi n'ukuri kose. Ibyo ukeneye biri mu bantu, ariko we ntubazi. Dore icyo Imana ikora, icyo ukeneye Imana izaho kiri. N'umuntu ugifite
iramuzi. Icyo ikora ni connection, kuguhuza. Akazi ukeneye Imana irakaza, ariko aho wadepoje ntibemera kuguhamagara, ariko aho yaguhuza nabo baguhamagara byihuse. Vuga ngo Mana mpuza n'uwanjye, umpuze n'ibyanjye. Imana iguhuze n'umuntu wawe kandi iguhuze n'ibintu byawe. Mu izina ryande hakamagambo ndi kuvuga murayumva. Inshuti yanjye ntabwo nirwa ngiye kumuvuga. Imana yaramuzaniye umugore yararwaye, yicara nka hano imbere. Imana iravuga ngo uwo mugore ararwaye kandi arwaye sida, none musengere uwo niwe uzashaka. Aravanga Imana igukije sida uhereye none aha, kandi Imana iramwe ngo niwe nzashaka. Abantu bose ngo yewe weretswe ko arwaye sida, none ni nawe uzajyana. Tabazi mubahi tumwumve none uko shitani itera. Naho ubukene bwe bwagombaga kumarwa n'uwo murwayi urwaye, ariko Imana ishaka gukiza. Arakira, amaze gukira aramushaka. Ubukene bwe bwose ubukene bwe bwose burangirira kuri wa wundi wari waratawe. Bavanga ararwaye, azapfa ejo bundi, turabarira iminsi ku ntoki, dore birarangiye. Uwo nyine babarira ku ntoki, uwo niwe Imana yari ibitsemo gucungurwa, ihuje umuntu n'undi bikabyara igitangaza. Hari umuntu mugiye guhura muri iyi minsi, reka mpanure. Hari umuntu mugiye guhura muri iyi minsi, muri aya mezi hari umuntu mugiye guhura, muri iyi minsi hari umuntu mugiye guhura, muri uyu mwaka hari umuntu mugiye guhura. Ntabwo ari umuntu uzanywe na Satani, ni umuntu uzanywe n'Imana. Hari intumwa ivuye kure, hari umuntu uvuye mu gihugu cya kure, hari umuntu uvuye mu minsi hirya iyo ngiyo mu migabane itandukanye, hano muri Afurika mu bihugu bitandukanye. Uwo muntu Imana imuzaniye kugira ngo muhure. Nimumara guhura ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Ninde wamwakira agahaguruka agatera haleluya badi? Wakomerekejwe n'umuntu ari kugiye gukirira ku muntu, wababajwe n'umuntu ari kugiye kongera kunezererwa ku muntu. Erega mujye mwumva imvugo ndi kuvuga. Uyu mugore sinababwiye ko yaragiye kugwa mu maboko mabi y'umunyirabukwe mubi? Ntabwo mwabyumvishije? Hano nyiranga ajya bahuhamye. Ni ukuvuga ngo Imana yari mutegura nyuma y'uwo ko hari umuhungu usa nanjye, ugenda nkanjye, uvuga nkanjye, ureba neza nkanjye, udafite abadayimoni nkanjye, agomba kugwa muri ibyo biganza agakira icyo gikomere yari akomerekeye aha. Ni ukuvuga ngo iyo ukomerekeye mu bantu, Imana itegura undi muntu uzagukiza ibikomere. Iyo ubabajwe n'abantu, Imana itegura undi muntu izakoresha igukiza amabara watewe n'abantu. Ninde uzakira avuga ngo amen. Iyo wagize ikibazo cyo kwangwa, bakakwanga, Imana itegura abandi bazakukirisha ibyo bikomere bakoresheje urukundo. Bakakubwira ngo ihumure, impore bambe mama, igikobwa, igisore cyiza cy'amatuza, ariko se ninde yakuvuze nabi? Bakakubwira neza, atari ko se Imana Yesu we, aba bantu burya babaho, barategu muri iyo nzira urimo, barateguwe. Kutabyumva nicyo kibazo, kutabyumva nicyo kibazo. Hari abantu birirwa batukwa, wavaze we, wakintuza we, wagikoko we, wakibwa we, wakintuza we, dore uko agenda, dore uko areba, umva uko avuga, yavuga neza se. Ibyo bikagenda bikakwica ugapfa. Dore icyo Imana ikora igiye kugukiza, itegura andi magambo meza asimbura amabi, itegura andi magambo aryoshye asimbura abihe. Umva uko Imana ikiza rero. Iyo rero ishaka kubikora, hari igihe yemera ko wa muryango wikinga w'ibikomere, igakingura umuryango uruhukiramo. Hanyuma
niza gukinga uwo muryango wakomerekeragamo ntusakuze, kuko none harabaho icyo kintu. Imana none yambwiye ngo irafata icyemezo cyo gukinga umuryango utubabaza, idukingurira umuryango udushimisha. None irafata icyemezo, kandi niwikinga acana no gusakuza. Reka Imana ikingura umuryango uzanezererwamo. Yes, we. Ariko abantu ndimo mvugana nabo bafite amatwi abiri, barimo muranyumva? Murimo muranyumva? Mushobora kwibaza ngo Imana irabishoboye. Yego. Ririya wandebeye muri Yobu 12. Yobu 12. Mushobora kwibaza ngo isibyo bintu Imana yabikora. Yego. 12:13 garukira ngo kuri 16. Mwumva uko Imana ivuga. Mu gihe uri kuhareba mbaho ubuhamya butoya. Uzi ko Imana ijya yemera ko abantu batandukana ku bushake bwayo. Murabizi ko bibaho? Kese Imana yakemera ko abantu batandukana? Yego, irabyemera. Ishobora kwemera ko runaka mutandukana kugira ngo ikomeze ubuzima bwawe butarimo runaka, butarimo nyirakanaka na runaka. Na se runaka barubyogobe nabo. Komeza numve 12:13 bavuze ngo iki? Yobu ibice 12 murongo wa 13. Ubwenge n'imbaraga bifitwe n'Imana. Ubwenge n'imbaraga bifitwe n'abantu. Oya, na Satani. Niki? Ubwenge n'imbaraga. Knowledge and the powers. Bifitwe niki? Komeza. Ubwenge n'imbaraga bifitwe n'Imana. Igira inama no kumenya. Igira inama no kumenya. 14. Dore irasenya maze ntihasubire kubakika. Ikingira n'umuntu ntihakingurike. Itsa gatoya. Irasenya ntihasubire kubakika. Ntihasubire kubakika. Maze ntihasubire kubakika. Ikingira n'umuntu ntihakingurike. Ntihasubire gukingurika. Mbabaze, umurozi ukuroga agahambira akavuga arahambiriye, none nge simubohesha umugozi w'ibirere, ndamubohesha ikamba ryo mu ijuru. Ntabwo nshyiraho ibirere byacika. Imana igira amakamba adacika. Imana izi guhambira ntibihambulike. Imana izi kudanangira bikadanangirika. Hari ibyo turaboha ntibizongere kudukurikira. Hari ibyo turahambira ntibizongere kutwegera. Turakoresha itegeko ryo kuboha no kubohora. Turaboha ibyo umwanzi yakoze ku buzima bwacu. Turaboha imirimo y'umwanzi ku buzima bwacu. Turaboha imibereho yacu mibi y'umwanzi yaduteje tuyirukane. Turemana sekorama shako sidaba ela maya sotarika shaiba. Turabohora ikirere cyacu n'Imana. Turabohora iterambere ryacu n'Imana. Turabohora urushako rwacu rwiza n'Imana. Turabohora urubyaro dukomokaho ruturuka ku Mana. Turabohora akazi kacu Imana yavuganye natwe. Turabohora ibyo Imana yagambiriye ku buzima bwacu. Subiramo ngo kubohora. Ongera uvuge ngo kubohora. Subiramo ngo kubohora. Subiramo ngo kubohora. Ninunyakira vuga ngo amen. Icyo bavuga ngo cyaraboshywe nicyo turabohora. Iyo ndababoshye turayibohora. Ayo maguru baboshye turayabohora. Ingendo zacu zigomba gukora. Niba ari muri Amerika urajyayo, niba ari mu Bushinwa urajyayo, niba ari Thailand urajyayo, niba ari mu Bwongereza urajyayo, niba ari muri France urajyayo. Ibirenge byawe birabohoka, ibirenge byawe amaboko arabohoka. Nino nyakiriye atana haleluya, 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 haleluya.